Amasomo y'ubuzima abagabo biga batinze. Ntabwo nifuza kuzagera mu myaka 45 akaba aribwo umenya mu by'ukuri uko isi ikora, kubera ko icyo gihe waba warakererewe. Ndifuza ko wiga amasomo 7 y'ubuzima abagabo benshi biga bakererewe. Mu buzima bwawe aya niyo makarita y'ibanga wakopera kugira ngo ubashe gutsinda umukino w'ubuzima. Yarebe witonze maze ubone ukuntu wakubitira irushanwa hareba inzega maze ukagera ku ntsinzi. Icyambere, imbuga z'amashusho y'urukozasoni zizakugabanyiriza ubushobozi bwo kuba umugabo nyamugabo. Ube nka ba bagabo bahorana inyota ikabije yo guhora bashaka gukora imibonano mpuzabitsina. Kandi kugira ngo imbuga z'amashusho y'urukozasoni zizamuke, imbuga nkoranyambaga nka za Instagram na za TikTok zizazitiza umurindi, kubera ko ku mbuga nkoranyambaga hazapostingwa amashusho azatuma haturuka abafana badashira b'imbuga z'amashusho y'urukozasoni. Hari abagabo, nimvuga abagabo wumve ko ari abantu bose b'igitsina gabo, bajya ku mbuga nkoranyambaga bahasanga amashusho yerekeza ku busambanyi bagahita birukira ku mbuga z'amashusho y'urukozasoni kugira ngo bimare ipfa. Ujye wirinda kurambirwa ndetse wikuremo stress, kubera ko bituma utabasha kwitegeka mu gihe cyo kugira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Nk'urugero, ubushakashatsi bwakorewe ku bagabo 50% muri bo bagaragaje imyitwarire yo kugerageza kugira ubushake bwo guhuza ibitsina. Ubu ni ubushake umuntu agira bwo gushaka gukuba ibice bye by'ibanga ku wundi muntu atabimuhereye uburenganzira. Ibi ni ibyerekana ko imyitwarire iganisha mu guhuza ibitsina icyo yakoze mu bagabo. Bagenda batakaza ubushobozi bwo gutegeka intekerezo zabo mu kwikumira kugira intekerezo zerekeza mu gushaka guhuza ibitsina. Marcus Aurelius yari umwami w'abami w'abaromani. Ubwo yageraga ku gasongero k'ubuyobozi bwe, yabashije kubona amafaranga menshi ashoboka ndetse n'abagore benshi yifuzaga. Mu gitabo cye yise Meditation yanditsemo ko ubusambanyi bwari ubw'igitsina gore, gutekereza gutyo ni byiza. Yego, gukora imibonano mpuzabitsina n'ibyiyumvo byiza, ariko kwishimisha muri ubwo buryo ntukwiriye kubugira ingeso, ahubwo kwitegeka niko ukwiriye kugira nyambere. Abagabo baca amazi ubukana bw'amashusho y'urukozasoni batakaza ubushobozi bwo kwitegeka, bakazisanga nyuma y'imyaka myinshi barakererewe kubivamo. Ibaze kuba ukiri muto ariko ukaba udashobora gutegeka intekerezo n'umubiri wawe. Kuva ku isomo rya 2 kugeza ku isomo rya 5 ni amasomo papa wawe yakabaye yarakwigishije. Irya 2, menya ko testosterone yawe ari isoko y'imbaraga zawe, izagutera akanyabugabo, icyizere n'ingufu z'umubiri, inyama z'umubiri wawe zigakura, n'ireme bwite ry'amagufwa yawe rikiyongera. Nubwo ingano ya testosterone yagiye igabanukaho 1% mu binyacumi by'imyaka ishize, iki kikaba ari igice gisobanura uburyo abagabo batagikomeye mu buryo bw'imitekerereze ndetse n'ingufu z'umubiri. Hari impamvu 2 zikomeye. Impamvu ya mbere ibitera ni ukugira ibiro byinshi mu buryo bukabije. Mu mateka yose yaranze isi, nta gihe abantu bariye byinshi kandi bicaye nko muri iki gihe. Byageze aho Center of Disease Control itangaza ko abantu 73 mu bantu 1000 baba bafite umubyibuho ukabije, cyangwa bafite ibibazo bifite aho bihurira n'umubyibuho ukabije. Utunyangingo tw'ibinure tuba dufite oestrogene. Oestrogene igabanya ingano ya testosterone. Uburyo buhari bwo gukemura iki kibazo ni uko abagabo bo muri iki gihe babaho nk'abagabo bo mu myaka y'1960. Abagabo bo mu myaka y'1960 baryaga ibiryo birimo karori yo ku mpuzandengo y'2700 ku munsi, mu gihe abo muri iki gihe ari karori 3800 ku munsi. Ugabanije ibiryo urya ku buryo bigera kuri karori 2700 ku munsi, byagufasha kugabanya ibiro ukabaho nk'abagabo bo mu 1960. Perezida Eisenhower
yigeze gushyiraho itegeko. Buri munyeshuri w'igitsina gabo wigaga mu mashuri yisumbuye yagombaga kurangiza amashuri yarakoze ibizamini by'imyitozo ngororamubiri ituma agira umubiri uteye neza mu buryo bufatika. Imwe mu myitozo ngororamubiri bakoraga harimo pompaje, abdomino, kwirukanka, kujugunya umupira. Nta yindi ntego yari ihari, ni ukuba warubatse umubiri mu buryo bufatika. Kurangiza ibyo byose ni igice kimwe cy'ingenzi, ariko hari ikindi gikunda kwirengagizwa, ari cyo kijyanye no kwita ku buzima bwo mu mutwe. Kubera kutabwitayeho bishobora kukuviramo kuba umunyantege nke. Abagabo benshi bakunda kubwirengagiza, nyamara ni ikibazo giteye inkeke. Imibare y'abiyahura kuri ubu irusha ubwinshi y'abiyahuraga mu ntambara ya kabiri y'isi. Agahinda gakabije kakaba kageze kuri 14.4 mu bantu 100,000. Ntabwo imikorere myiza y'ubuzima bwo mu mutwe yagiye yiyongera, nubwo hari ibintu byinshi byagatumye butera imbere nka interinete n'ibindi, ariko n'ubundi imibare y'abantu biyahura iracyiyongera. Nubwo waba warigeze cyangwa utarigeze ugira ikibazo cyo guhangayika cyangwa agahinda gakabije, nk'umuntu ukeneye kwita ku buzima bwo mu mutwe, ndetse no mu gihe bibaye ngombwa washaka umuterapist cyangwa umu life coach wo kukugira inama z'uburyo bwo kwita ku buzima bwo mu mutwe. Kugira imbaraga z'umubiri bifasha n'ubuzima bwo mu mutwe gukora neza, bikongera ukwihesha agaciro no kwigirira icyizere, ari byo biyobora umuntu kuba umunyembaraga mu buryo bw'imitekerereze. Ikibazo gihari ni uko igisekuru cyacu ari cyo gisekuru gifite intege nke kurenza ibindi byose byaranze amateka y'uyu mubumbe. Mbese ni gute ikibazo cyakemuka? Ni uko wajya muri gym ugatangira gukora imyitozo ituma wongera ingufu z'umubiri. Uko usubiyeyo ukagenda wongeraho ibiro bike ku byo wateruye ubushize. Uko iminsi izagenda itambuka, uzagenda ubona inyama z'umubiri wawe ziri gukura, bityo no kwigirira icyizere nabyo byiyongere, ndetse byongere n'imbaraga zawe. Ibyo bikazakomeza imitekerereze yawe. Irindi somo abagabo biga batinze: kwishingikiriza ku kwemerwa guturutse ku bandi ku buryo bukabije. Abantu benshi bakeneye abantu bo kubabwira uburyo ari ibitangaza, uburyo ari abantu bahambaye. Kumenya ko uri umuntu ukomeye ni imyumvire ikunze kuba ikibazo gikomeye muri iki gisekuru cyacu turimo. Abantu benshi bashishikajwe no kureba icyo abandi babavugaho, bikabongerera ukwiyumva no kwibona. Ngiye kukubwira uburyo gukoresha imbuga nkoranyambaga bikongerera ukwiheba. Isaha imwe gusa umara ku mbuga nkoranyambaga igabanya ukwihesha agaciro kwawe ku gipimo runaka. Bitewe n'uko abantu twese tudateye mu buryo bumwe, birumvikana ko imbuga nkoranyambaga zitazatugiraho ingaruka ku kigero kimwe, ariko hari icyo bikora ku bijyanye n'agaciro twiha twebwe ubwacu. Nk'urugero, hari abakoresha imbuga nkoranyambaga bagahora bapostinga ibintu bitandukanye buri gihe kugira ngo bashimishe ababakurikira. Buri gihe uwapostinze aba yiteza ingaruka nziza, nko kubona abantu benshi barebye ibyo yapostinze, akeneye kureba niba babikunze cyangwa se bagiye babisangiza abandi. Iyo kubw'amahirwe uwapostinze asanze ibyo yashyizeho byakunzwe kandi bikarebwa n'abantu benshi, yumva agaciro ke kiyongeye. Iyo bitagenze gutyo, hari igipimo cy'agaciro yumva kagabanutse, ndetse ku kigero runaka akumva arihebye. Ku rundi ruhande, abakoresha imbuga nkoranyambaga bareba gusa ibyo abandi bapostinze, ariko bo ntibagire icyo bapostinga, nabo gahoro gahoro bagenda bitakariza icyizere, kubera ko rimwe na rimwe baba bumva hari nk'ibyo batujuje runaka bibemerera kuba bakwiyereka isi yo ku mbuga nkoranyambaga. Irindi somo abagabo bamenya batinze ni ukumenya ko video game cyangwa imikino yo kuri telefone na za mudasobwa bigabanya testosterone, kubera ko iyi mikino ifitanye isano ya bugufi n'umubyibuho ukabije, kubera ko ari imikino ikinwa umuntu yicaye hamwe, ndetse igakurura n'ingeso yo kurya cyane,
bikaba ari bibi cyane kubera ko bitera ubwonko umujagararo. Imikino yo kuri murandasi ni imwe mu mikino igira ingufu ku mitekerereze ya muntu, aho bigora umuntu ukunda kuyikina kugira ikindi kintu yashishikarira gukora mu gihe cye cy'ikiruhuko kitari iyo mikino. Mu gihe umuntu ari gukina iyo mikino, mu bwonko bwe havubukamo umusemburo wa dopamine ku buryo burenze uburyo karemano wakabaye uvuburwamo. Kubera kuvubuka mu buryo bw'umurengera bw'uwo musemburo, bisunikira umuntu gukomeza kuwukina umwanya muremure ushoboka, bikazageza igihe ubwonko bwe bumenyera icyo kigero cy'ibyishimo, bikagera n'igihe uyu muntu abuze umwete wo kujya akora n'ibindi bikorwa, rimwe na rimwe akabura n'umwete wo gukora ibikorwa bimufitiye inyungu. Ntabwo bigarukira aho gusa, ahubwo iyi mikino igira aho ihurira n'ibijyanye no gusinzira, agahinda gakabije ndetse n'umuhangayiko. Hari n'ubushakashatsi bwagaragaje ko amasaha 2 ku munsi uri gukina za video game ahagije kuba watangira guhura n'ibibazo byo kugira agahinda gakabije. Urashaka kumenya ikigabanya testosterone? Ni ukurya birenze urugero kandi wicaye ahantu hamwe. Ibibazo byo gusinzira, agahinda gakabije ndetse n'umuhangayiko, imwe mu mpamvu zibitera harimo na za video game. Bumwe mu buryo ushobora kwirukana icyo cyago mu buzima bwawe ni ukugabanya amasaha umara kuri izo za video game, ugasimbuza icyo gihe ibindi bikorwa byo gusabana n'abantu imbonankubone ndetse no gukora imyitozo ngororamubiri. Irindi somo abagabo benshi biga batinze ni ukutamenya kwisanzura ku bandi. Kutisanzura ku bandi byangiza amahirwe yawe yo kugera ku ntsinzi cyangwa intego zawe. Ntabwo ukwiriye kwitwaza ko uri introvert, kubera ko ibi nta kindi byakugezaho usibye gutsindwa gusa. Hari abantu benshi bakoresha uru rwitwazo ko kuba mu buryo bwabo karemano bibagora kwisanzura ku bandi, ariko iyo udasabana n'abandi ni wowe ubwawe uba uri kwibabaza. Uko ukomeza kwirinda gusabana n'abandi, bigabanya igikundiro cyawe muri rubanda, bikagabanya n'amahirwe yawe. Abantu bari extrovert, kubera ko baba bahora basabana n'abantu benshi, bashobora kuba batemerwa cyane ariko bagakundwa na benshi, ndetse bakagira amanetwork ku bantu benshi, ku buryo ushobora gusanga umuntu w'umu extrovert ashobora gukora amafaranga akubye inshuro zirenga 500 ayo umuntu uri introvert ashobora gukorera. Birashoboka ko nawe uri introvert. Mu yandi magambo, ushobora kuba uri wa muntu bigora kwisanzura ku bandi, ariko ubu nicyo gihe kugira ngo usohoke muri iryo koti, utangire wige kujya wisanzura ku bandi bantu. Kubera ko kugira ubwenge bwo kumenya kwisanzura no kubana neza n'abantu ni imbaraga zidasanzwe. Ni gute ushobora kumena cyangwa gushwanyaguza icyo gikuta kikuzitira mu buryo bworoshye? Ndashaka ko uyu munsi wakohereza ubutumwa umuntu wese ufite muri telefone yawe, cyangwa buri wese ukurikirana kuri Instagram yawe. Nubwo uri bubona abakwirengagiza, ariko ibyo ntubyiteho, ahubwo ukomeze ujye uvugisha abantu benshi bashoboka. Ugerageze kujya uvugisha abagize umuryango wawe, abo mukorana, abo mwiganye n'abandi benshi bashoboka, maze urebe ukuntu ugira igikundiro mu bantu. Izo nizo kode z'ibanga zizatuma ibyiza bibogamira mu ruhande rwawe. Basore banjye namwe bagabo, reka tuzasubira ubutaha. Mwakoze kuba mwabanye nanjye muri iyi video. Kora subscribe kugira ngo ujye ubona izindi video nk'izi. Kora share ku nshuti zawe nazo zimenya aya mabanga. Niba wabikunze kora like. Nitwa Ishimwe Joseph, channel ni Right Way. Murakoze, dusubira ubutaha.